bambwira nti mugire amahoro y'Imana. Tuhuze cyane cyane umuntu wese wageze hano aka kanya, ndabona hari abantu bahageze, ndabona hari witwa Emmanuel Manizabayo, ndabona yahageze komera cyane, Agaba Breze nawe ndabona yahageze. Mwese rero abahageze mbabwire ngo mbifurije umugisha w'Imana, kandi buri wese aho uri hose ntekereza ko uyu munsi ari muri weekend, ngira ngo mbabwira nti nimugire weekend nziza aho mwaba muri muherereye hose. Mbifurije weekend nziza, ariko mwibuke ko tugomba kwibohora. Ndashimira rero abantu mwese mwakoze subscribe. Nongere nibutse ko umuntu wese udukurikiranye ubwa mbere umanza gukora subscribe, ikindi ukore kuri like kuri iki kiganiro, dutangira nawe koze like, share n'ibikunda na comment, ubugize neza cyane. Ndabashimira cyane kandi mwibuke gutera inkunga urugamba. Ntabwo uyu munsi ndi butinde, ndababwira ku ngingo ebyiri. Ntabwo bitangaje ko nshobora no kuza gukora ikindi kiganiro mu masaha ari imbere, kuko ngiye kubabwira ku kigendanye n'urugamba, ku intambara iri hirwanwa, intambara impirimbanyi ziri kurwana iri hiratsinda, intambara abasore bari kurwana ba WAZARENDO iri hiratsinda kandi bari gutsinda umwanzi wabo wa Kongo, intambara FNDC na FDL bari kurwana ahandi nayo iri gutsinda. Ubwo rero ndiho ndabwira abantu bose ko umuntu wese agomba gushigikira kwibohora. Nzanyirira amakuru mu ngingo ebyiri zonyine. Kubera iki ari ingingo ebyiri? Nuko mfite amakuru menshi, ntago nshaka kugira ngo nze kuba ku ngingo nyinshi, kuko birashoboka ko mu masaha ari imbere naza kugaruka imbere yanyu mbabwira utuntu n'utundi, kuko intambara uko iri kugenda ibadirika isaha n'isaha. Ndagira ngo nongere nibutse abantu ko ingabo za RDF zamaze gushira, nyuma yuko ubwo ni ingingo ya mbere tuganiraho, nyuma yuko Kicanga bagabye ibitero, kandi bakaga ibitero bikomeye simusiga baturutse ahitwa Karengera, ariho batabye n'imbunda bakarwana Karengera ndetse na Bwiza, batakaje cyane bikomeye cyane ko bari biyunze n'abitwa ko ari za ngabo za Yasi bambaye indi myenda. Ubu rero ayo makuru ndayazanye nyuma yuko bagabye ibitero simusiga biteranyije bikanga. Ndagira ngo mbabwire ko intsinzi iri kwa WAZARENDO bimeze bite? Bimeze neza cyane, kuko wa RDF iri mu marembera. Nareba bwira irakozwe ku mupaka yose, abana ati turwanya kandoyi. Ntago ari igitangaza, kubera ko amafoto mfite, murabizi ko bangabye igitero bakuraho n'amavideo, sibyo ko atapfa kuva hari n'ubundi, ariko ntago mbasha gushyira amafoto y'imfu y'imirambo y'iki, ni menshi kandi ateye ubwoba, ntago nayaba hano kuri kamera. Gusa abantu navuze ko nzayanyatanga, ubishaka wese ace mu gikari ndayamuha, kuko ntago tugifite gahunda yo gutorera ku gatsiko. Biteye ubwoba kandi bashize. Nkeka ko isomo babonye nta handi baribonye. Ikindi ndagaruka ku mama witwa Ingabire Victoire, ndamugarukaho, ndetse muri update ndavuga ko ndongera mvuga kuri konsole Kamarampaka, ndamugarukaho. Uyu wabaye umuvugizi wa RIB ndamugarukaho. Ubwo nuko nagira ngo mbahe mu ncamake amakuru y'urugamba. Twavuze kenshi, tubwira abantu kenshi tuti mwitandukanye n'ingoma y'igisuti, mwitandukanye n'ingoma y'FPR, mwitandukanye n'agatsiko ka King Machine, mwitandukanye n'ingoma Karinga igiye kumara abantu. Ariko abantu ntago bashobora kumva. Abatutsi bari kugwamo, abahutu bari kugwamo, agatsiko k'indatwa karicariye, nta mwana wakujyamo. Mwumvisha ko ahubwo bo badashaka no koreza abana babo, abana bacu nibo bagomba gushira muri ako karindagiza. Ni ngombwa ko rero buri muntu wese yakabaye ucyumva aya makuru, ugomba guhita ufata icyemezo, nibura ukagira abantu burira. Buri muntu wese atanga umuburo. Agatsiko kamaze abantu, kamariye Kongo. Mwabonye umusangiro hagati y'ingabo za Kongo ndetse na perezida wabo Antoine Felix Tshisekedi, umuntu washyizweho n'Imana, ukuntu yagiranye umusangiro n'abasirikare be bakuru, abaha n'amapeti barasangira, ariko ababwira ikintu kimwe nk'umukuru w'igihugu. Arababwira ati turi mu ntambara, tugomba gutsinda, ariko ntimuzangambanire. Ati muzashyigikira igihe cyose turi mu ntambara. Kongo ni igihugu gikomeye. Mwagira ngo se adekarara intambara kuhe
mwagira ngo se avuga iki kindi ubwo abumva barumva. Hari ururimi yavuze kandi rwumvwa n'abaheburayo. Ubwo abaheburayo bumvise ikintu yavuze. Abaheburayo bumvise icyo yavuze. Narabwiye nti akari inyuma karahinda. Hano bati turwanya kanduye. Noneho rero ntago bikiri ibanga. Nyuma yo kugaba igitero cy'icanga simusiga cy'ubwiyahuzi. Intambara yatangiye saa 7 z'ijoro. Nabivuzeho burya mu gitondo nabahaye amakuru. Intambara ikirimo, imbunda zivuga, urumva zivuga cy'icanga. Aho hose imbunda zavugaga, imiborogo ari yose, Karengera zivuga, Bwiza zivuga, izi nkotanyi, izi ndatwa zongeye kujya kugaraho ibitero simusiga ngo bafate kari agasozi kari strategique. Ariko ntago bagize amahirwe. Kuva cyo gihe cyose, kuva ijoro ryose, ruri hasi ruri hejuru, hasi hejuru. Burya ngabura ari babiri, umwe abayigiza nkana. Nuko byagenze rero, byarangiye n'ubundi RDF itsinzwe n'abambari bayo. Kandi itsinzwe burundu. Ariko imirambo irararaye ku gasozi. Imirambo y'abana b'u Rwanda irararaye. Ntabwo nabishyira ngaha. Murabizi ko bakunda kunyiyenza n'iki. Ubishaka mu gikari umukunza turwanya kanduye. Uza mu gikari nyandikira ndabiguha. Mu bigebe bere kubabeshya. N'amasura nimba muyazi muyarebe. Hatagira umuntu ubabeshya. Urumva? RDF yongeye umva nkubwire. Ndagira ngo mbabwire abantu bari kubeshya ibihuha bya Kigali bari kuza bababeshya bibabeshya kuko ibyabo bimaze kujya hanze. Bababeshya ngo bafashe Bwiza ngo bishubije udusozi. Nta gasozi bishubije rwose. Ndagira ngo mbabwire ngo bere kubabeshya. Urumva bere kubabeshya. N'ubu ngubu ndiho ndakira amakuru. Bere kubabeshya barasumbirijwe. Urumva barasumbirijwe. Bagabye igitero cy'ubwiyahuzi, ariko igitero bagabye nicyo kibakozeho. Urumva nicyo kibakozeho gituma ndetse babasunika barabagurukana. Ubu ngubu akari inyuma kari guhinda. Urumva akari inyuma kari guhinda. Hatagira umuntu uza kubabeshya. Urumva nkuko titire nayibahaye uko nabyanditse muri titire niko bimeze. Urumva angaha cy'icanga WAZARENDO yamaze kubakubita uko bagabye ibitero yabakubise bose irabashwiragiza. Urumva paka kumupaka. Urumva none baduhakanire ko petite bariyeri WAZARENDO itahageze. Dore ibi nibyo mpora mvuga mbwira abantu. Bwana ariko igihe mwahereye mubeshya abantu. Ariko mumbwire nagiye kubabaza nimba muri kunyumva. Ndagira ngo mumbwire nimba muri kunyumva. Ndayimana Emmanuel bagaba ndetse mumbwire loving cyangwa se loving fio cyangwa filo. Mumbwire loving mumbwire nimba muri kunyumva. Nkeneye kumenya ko munyumva. Niyo mpamvu mba ngira ngo ntanga amakuru cyangwa se mbahe amakuru y'umwimerere atari umukungugu munyumva. Ese mwaba muri kunyumva? Niba muri kunyumva mumbwire like, mumpe like cyangwa se mumbwire kandi wahageze yuko gukanda kuri like. Mumbwire nimba munyumva. Message ntoya irahagije yo kumbwira ko muri kunyumva. Ndiho ndakira za message, ndi kwakira amafoto ya bya binywa amaraso. Bariho baranyohereza amafoto menshi cyane y'uburyo babagize. Ntago nayashyira hano kuri kamera teye ubwoba. Ntago nayashyiraho. Cyo kora abantu mu gikari bashaka banyandikira ndayabaha. Nta muntu gwabiri ntore nzayanyaguha kuko mwere kubeshwa. Wenda mumugire benshi muranabazi ka ari za ndatwa z'i Kigali. Babandi b'i Kigali bari gupfira duhora tuburira tubwira tutijyaboneka mu itandukanye. Ntacyo bitwaye amafoto arahari. Ushaka kuvuga ngo ngibyo muvuga ntagire ubabeshya ntaho bafashe baka ku isomo rikomeye batazanyibagirwa. Nyeka rero ntambara yanyuma barwanye. Mumbwire nimba muri kunyumva nangize nkomeze ikiganiro cyacu.
ndasaba abadukurikiranye niba turi kumvikana mumbwire, nkeneye ko mumbwira ese muranyumva, ndashaka ko menya ko muri kunyumva, ndashaka ko menya ko muri kunyumva kugira ngo nkurikirane nkomeze amakuru yacu. Mumbwire nimba munyumva kugira ngo dukomeze ikiganiro. Mumbwire. Mumbwire ko munyumva, hanyuma nkoze ikiganiro. Birabihagije kumbwira ko munyumva, hanyuma nkomeze ikiganiro cyacu. Birabihagije kumbwira ko munyumva. Yes, uyu nguyu aragira ati Mbarubu aragira ati turakumva neza. Urakoze Mbarubu ja, urakoze cyane kumbwira ko muri kunyumva, urakoze cyane. Nari nabandikiye mbaza ko muri kunyumva. Mwese murakoze, gusa udukurikiranye yuko gukanda like, nayo ndiho mvuga urugamba, ndahabaha amakuru. Ese ko ndababwiye igihe kirageze ko aribo bazajya gushotora, bagashotora. Muzi ko mu ndagu zamagane na Nyirabiyoro ndetse n'abandi bahanuzi batandukanye bo bameshake ngo hazaza rwara rw'umugara ibunze mu mashyamba. Aba nibo bazajya kwishotora, bakayikirigita kandi yibundiye. Bamara kwikirigita ibintu bikagenda uko byakagiye, abanyarwanda bakabohora. Nguko rero ntago rwara rw'umugara iraza, ariko nagira ngo mbabwire babandi bavuga iki WAZARENDO. Ubu tuvugana bari kuri petite bariyeri, bahageze nyuma yo kujya kubiyenzaho akicanga, barabasunitse barakubita petite bariyeri. Uza kubihakana, video irahari, amajwi arahari, abahayobe barahari. Ubwo ndaho ndabwira babandi kagatsiko hari za propaganda ziri kukwiza ngo bafashe ikicanga, ngo bafashe Karengera, ngo bafashe, ntaho bafashe. Urumva bahakuye isomo, urumva, ndetse biyunze n'abambari babo. Niriwe ntara makuru, nabwo kamera zanjye ziri hari mu majyaruguru niho ziri, urumva, kamera zanjye ziriweyo. N'ubu tuvugana ndaho ndakira amakuru. Imirambi itagira ingano, abana b'u Rwanda bari gushira. Abagore babaye bapfakazi kera bari mu gihugu cy'u Rwanda, ntibazi ko n'abagabo babo bapfuye. Nimba hapfa abasirikari 100, ubwo murambwira ngo abantu bararwana se barwanira iki? Nta n'impamvu yo kurwana, ko kurwana udafite impamvu nta kintu bimaze. Ibintu byo mbabwira, abazarendo bamaze gutanga isomo FPR n'abambari bayo batazibagirwa. Bamaze gutanga isomo FPR n'abambari bayo batazapfa bibagiwe. Bati turwanya kandoyi, ibyo uvuga ubikura hehe? Urumva dana yigasha. Hoya akose nk'uyu nguyu ngo ni Baraka Dani w'igifobagani nkawe uce mu gikari nguhe video, cyane ko nkamwe bamwe dafite amakuru, cyangwa se urimo muri bya bifobagane byahaze y'amazi barongesha amagufwa y'abacu, ukaba waramaze gutobwa mu bwonko. Urumva, ndagira ngo mbabwire, urumva, ndagira ngo mbabwire, uyu munsi guhera mu ijoro ryakeye isaa 7 bari intambara yari itamitse. Nari nayivuzeho amakuru nimugoroba, nabibabwiye, barwana n'agatsiko. Urumva, kagabye ibitero ugashaka kwisubiza kari agasozi kari strategique ka Kicanga. Urabizi ko hariya baturutse muri inzira yaho bita Karengera. Aha hose n'ahantu bagiye bataba imbunda n'ahazabwiza bahashaka. Ariko amakuru WAZARENDO ikaba yari yafite yose. Uburyo baje ari igikundi kinini cyane ku dusozi dutandukanye, ariko ntago bamenye inkubi bakubise. Terega irwanira ubusa n'ibyitso byabo, kandi bya byitso byabo babwira ntibyahawe amasaha. Bari ku masaha kuko bamaze kugaragara ko aribo bateza akavuyo mu baturage. Bari ku masaha,
ibyo rero ntabwo byabahiriye intambara yose bagabye urumva kuko ejo nababwiye uburyo bari gutaburira amasasu ejo mu kiganiro bamaze gutabura utubogisi 600 hari aho bagiye bataburira imbunda izi za 12 batabura imbunda nyinshi batabura za rapi nyinshi batabura imbunda zitagira umumaro nini z'ibisada izo zose bagiye bajya guhamba mu marimbi izindi bakazitaba ku nzira aho banyura hafi ya defense yabo izo zose bazitahuye agatsiko barakabona agatsiko bamenya uburyo kapanze urugamba bakiruka bagasubira inyuma noneho bakabajisha ngo nta ntwaro bafite kumbi bakaza nk'abacengezi bakaza bambaye imyenda ya gisivile bakikorera ibirago barangiza bakongera bagacengera nk'abantu bahungutse cyangwa se bahunze bakongera akajya gutabura imbunda bakambara n'imyenda barayitabye bakongera bakarwana muri ya defense kandi ariho nyine bagiye batayikoresha ibi rero byamaze kumenyekana inyinshi deja bamaze kuzifata gusa imisozi yose bariho bagiye badepamo imbunda bataba imbunda bazitaba ariko ayo mayeri yose yamaze kumenyekana ibyo bakoze byose abasirikare ba WAZARENDO bari ku mirongo y'imbere ku rugamba icyo cyose barakizi mbabwira nti ushidikanya ko bashiriye ahangaha Kicanga Karengera Bwiza n'utundi dusozi twinshi aze mwereke video atubwire noneho hari n'abari kwivuga bafashwe mateko bafashwe mateko ati ngewe ndu ati wacu na mu Rwanda abagitarama rero kariho benshi aho majyaruguru aho bitaji ahari giciye cyangwa se nahari bitanya bihu aho bose barahari babafashe ariko zinkotanye mugiye kugenda nabi narababwiye ntaba bantu mwitandukanye nabo bigumya kubabeshya nta bana babo barimo nta mwana w'uratkurimo ntaki urumva ariko bariho barakira igiti yarwara rw'umuga imwe nababwiye ntagirazayo ntagiraza ariko hari abawazarendo bivugira ikiwazarendo uyu munsi bari kuri petite bariyeri wabyumvise kandi ngira ngo bababwiye banabateguje mwarabyumvise ko ejo bundi umukuru w'igihugu yadekara intambara ku mugaragaro mwarabyumvise babwira bati twebwe ni mpaka nyamiryose tugomba gukurikirana umwanzi wacu tukamanza tugakuraho ikiguri yicayemo kikamanza kikamenwa kigasandazwa nk'aba ngaba mubona ngo ni ba Barakadani urumva nk'aba ibi bifobagane mubona byagiye bihaga amaraso y'abacu byagiye binywa aya mazi barogesha amagufwa kikazanga gutukana aho guca mu gikari nawe izo video barazemerewe nibura wahindura imyumvire urumva ndavuga uyu nguru kwandika muri comment urumva reka mbabwire igihe cya FPR cyarangiye ndagira ngubwire ngo uyu munsi aho kugira ngo nitwe inkotanyi washobora wakwitwa intera hamwe kuko ni ibintu bitandukanye kuko twamaze gusanjika ko inyenzi inkotanyi nizo zakoze ibyo byose nizo zakoze izo trike zose arizo zica abantu arizo zipanga genocide arizo ziza gukubita abantu amafuni bakubita impinja ku gikuta none uyu munsi ubu Kigali nduru ziri kuvuga umukanya saa 9 bariho biruka bavuga bati WAZARENDO yageze kuri petite bariyeri batugwa hasigaye iki bamwe bagendaga saa 11 batangiye kwiruka saa 9 biruka bajya mu Bugesera abandi bamanuka bajya muri Aserezo abo ni babana b'indatwa ntugira ngo aya makuru benshi kire kumva ugira ngo kumva iradiyo abenshi ntibabizi batangiye kwiruka saa 9 urumva iriya petite bariyeri uyu mupaka uhana imbibi n'u Rwanda petite bariyeri aho iri murahaza mwe unyuza ruguru za Nyakabungo aho iri murahaza nibwo saa 9 batangiye kwiruka muri Kigali bamanuka narababwiye nti mwebwe ubundi umuntu utitandukanye n'aka gatsiko arafite narayembabwiye niba urambabwira nti rero mwibuke mumenye ko imipaka yose iraguswe hano bati turwanya kanduyi ibyo avuga ni ibiki ntibibaye muri iki gitondo ntago bibaye mwe mukumye mu kirigite Korodine uyu ngo yitwa Korodine Mukarwego nawe komera karibu kabisa Nkunda Moyize nawe komera cyane Nkunda Moyize nawe komera kuri kose nawe komera abantu mwese mwajanga komera mwese karibu
ndagira ngo mbabwire isaa 9 z'uyu munsi z'iki gicamunsi i Kigali byari bicika. Byari bicika. None ngo batangiye ngo bongere babaruri. Ariko se barabarura mu midugudu, ariko aba bantu ni n'abaginga kwe. Urajya kubona ngo bongere barure mu mudugudu. Nta muntu n'umugi keneye kuza niba ari umurwanyi araza kwihisha, ari hishitise. Abana b'u Rwanda ni bataba bazataha bemye ku mugaragaro. Urumva ibyo byo kwa mu midugudu, urajya kubona umudugudu se umudugudu iyo no gutumutwe ariko mumenye akariho kuko akari inyuma kari guhinda. Ibi bintu narabivuze mbabwira ni umuntu utari kwitandukanya n'inkotanyi. Murabona igihe bahereye. Urumva none se nimba igihugu bafashe bari barafashe Kongo hari bari barafashe mu bintu yarafashe harusaga u Rwanda. Mbabwiza ukuri pe uhakana byareka muri comment ahantu M23 ariyo RDF yari ifite imihano yose yari ifite yarutaga u Rwanda. Yarutaga u Rwanda ubunini cyangwa se omwe ikaba ingana n'u Rwanda, ariko hose hafi ya hose bamaze kuhamburwa. Nese intambara imaze imisi ngahe? Hari n'ukwezi maze. Ibisi byo nababwiraga se bavuga nti uru rugamba Uwiteka rurimo. Kuba abandi bafite ubwihebe bavuga ati ko twanya kandoyi izira nkotanyi bizagenda gute. Reka mureke kwiheba. Inkotanyi nta mikomerere zifite. Bere ngo rero abantu baragiye barahamuka. Reka imipaka yose iraguswe irazengurutswe. Urumva kari agatsiko rero kajyaho kakabarindagiza kakirwa kababeshya. Reka mbabwire nimba ahantu hari u Rwanda ubunini baharwaniye ibyumweru 2 bakaba barahambuwe u Rwanda se urumva. Erega uru rugamba ruri mu Uwiteka kuko urebye imirambo ndibo hamafoto muri nyibwirire abari bubone. Urebye imirambo yararaye ku dusozi, imirambo y'abana b'u Rwanda. Erega nubwo tuba tuvuga ibi ngibi ntabwo twishimiye ko abantu bapfa. Oya, ntabwo nishimiye ko abantu bapfa. Ntabwo nishimiye ko umwana w'umunyarwanda apfira ubusa. Ajya kurwana intambara harwana n'ikisi ntacyo apfira. Urumva ajya kurwana intambara y'agatsiko. Intambara y'agatsiko igihugu nticyatewe urajya gushotora. Ariko niko bigenda burya ubuhanuzi. Iyo umuntu wese wisohoreje ubuhanuzi arangira nabi. Ntabwo twe dushaka abana bapfa. Hari abantu bavuga bati bari abantu ntabwo dukunda intambara. Urumva ariko ibinyamakuru bya Kigali birabeshya ntimubiha amatwi. Nje hano nje kunyomoza ibinyamakuru bya Kigali cyangwa se bamwe mu mpirimbanyi baba babeshya abantu ngo kicanga ntabwo kicanga yafashwe. Reka da reka ntibabeshye. Bwiza irahari Karengera aha baturutse hose bahabambuye. Ntibababeshye rero ntabwo kicanga yafashwe. Kicanga iri mu maboko ya Wazarendo. Ibi bintu muri kumva bababeshya ni za propagande z'inkotanyi. Kandi burya iyo abantu barwana ibyo mugomba no kubyitegura. Umuntu yarwana n'undi habaho kwigaranzura na kujya hasi kujya hejuru kujya hasi kujya hejuru. Ariko ngewe mvuga ubunje muri studio kuba buhaye makuru. Kicanga iri mu maboko ya Wazarendo. Umakanya ambwire mu gihamya. Urumva ambwire mu gihamya anyandikira ati mpe gihamya ndakiguha. Kabone n'ubwo buri intore ndakiguha. Ariko ntihagire abantu twene nabasa ikintu kimwe. Abantu babandi bafite amasezerano mugume mu masezerano yacu, mugume musenga Uwiteka. Ikindi ibi bintu murambivuga umuntu najyaho yaherewe isezerano aho wavugane n'Uwiteka manu kujyeyo, kuko gutinda kujyayo kwawe ushobora kubura umwanya wo kujyayo ugasanga harundi wahakabye. Urumva ndonye nabwo ni buri muntu agomba nibura kugira ahantu yikinga. Nimba udashoboye guhunga ngo ugende cukura indaki afazari. Urumva ariko umuntu cukura indaki atandukanye n'utagira isezerano. Ufite isezerano ry'Uwiteka ubwo we afite uko yavuganye n'Uwiteka, kuko iyi ntambara ni y'Uwiteka. Urumva kandi ikizira cyose kizagenda kigomba guhanagurika. Urumva Imana igatanga abayobozi batanga ihumure mu Banyarwanda. Abanyarwanda babagiye kintu batanga ihumure. None umupaka petite bariyeri ku mbibi z'umupaka w'u Rwanda Wazarendo irahageze. Abantu batangira gusakuza batari ko sibi nibi ko bari muri Kongo bari mu Rwanda. Murinda musakuza, murinda muhaguruka, murinda mutomboka mugatukana mu binyamakuru by'u Rwanda. Yibereye muri Kongo iri ku mupaka wayo petite bariyeri. Bariya naba Wazarendo
Kigali irashaka iki? Mwarumva erega narababwiye nti narabivuze nti igihe cyose wirukankana umugabo kera ukamwirukaho ariko kugira ngo yirirukire yifitiye ubwoba ukamwirukaho, ariko iyo agezeho umumara ubwoba. Burya kwirukankana umuntu kera mu Rwanda ukamukubita akakwirukaho, hari igihe kigera akamara ubwoba akavuga ati kama mbaye iyo agonze urukuta abona agiye kugonga urukuta ubwo gusubirana inyuma byanga bikunda, kandi araguhitana kuko arwana umuhenerezo. Ubwo rero niyo mbwira kana gatsiko igihe kahereye kiruka kuri bariya bantu kajya kwiba kajya gusahura, urumva none se ko barinze umupaka wabo bari gusakuza se ngo bagize bati bari ku mupaka wabo petite bariyeri bayicaye ariko irinisha no koko erega mubwire nta buriya mutega amatwi ijambo rya Gisekedi utarifite ambwire ndimushye. Yavuze speech ejo bundi abwo yasangiraga n'ingabo, aravuga ati basirikare banje ngabo z'igihugu bantu mutagambanye ngomba kubaha kubungiza. Biriya ari amapeti yabahaye nishimwe ryo kuba bataragambanye. Yafashe haraba yagize ba brigadier general, urumva tubivuge TV nawe ndagushuhuje, Spirino Ndagijimana nawe nagushuhuje, urumva hari abantu bidatari ingambanye. Rero ati mwabasirikare banje mwe, hari abari ba brigadier general, abagira ba lieutenant general, hari abari ba lieutenant general yahaye general, urumva aravuga ati nk'abasirikare banje abataragiye mu kagambane niyo mpamvu nshaka umusangiro. Arababwira ati turi mu ntambara, niyo sanse yabivuzemo, turi mu ntambara twaratewe, ariko icyo mbasabye ni ugunshyigikira kuko umwanzi wacu tuzamutsinda, tugize ibyago tugatsindwa twazariska indi myaka. Ibyo yarabivuze, iryo jambo ngira ngo mwararyumvise, nanarishyizeho ngira ngo wenda harabaryumvise. Ubwo rero bari mu ntambara, ntago igihugu cy'u Rwanda, ntago RDF iri butsindi intambara. Ibi nabivuze mbabwira nibwo imipaka iragoswe, urumva none se petite bariyeri ntibageze umunsi umwe bari kumbibi z'u Rwanda. WAZARENDO bari kubyina rwose, bari kubyina pe. Ngaho kagatsiko ngaho nikongere kenyegeze igishirira. Erega narababwiye nyirabukorikori bwanzikoraho yamanitse agati hahandi agiye kukamanura arahaguruka. Reka induru ziri kuvuga muri Kigali isaha 9 nibwo batangiye kwiruka, urumva abantu bacu bambaye amakuru na video irahari, imodoka ziruka ndayifite, bavuga ati turwanya kanduwe manza byakomeye. Nese ni ibiki? Bati ko bari kuvuga ko bageze ku mupaka nibyo. None se ko bari ku mupaka wabo bari mu Rwanda, ese karaba kongomani bavuga iki WAZARENDO murabashaka hiki? Urumva bari kwiruka ku mwanzi wabo, urumva uwitonze nawe ndagushuhuje, komera cyane, urumva ariko sha reka mbabwire, urumva izi ntore hari abantore zagutukana. Icyo nabasaba nimba uzi kuri intore, ahubwo gerageza njye usaba imbabazi. Mwabonye ko mu Rwanda hadutse ikintu uriya Bizimana yatangiye kuvuga ati rwose abantu bose bagomba kubabarirana. Ubu ngo hari ikintu bagiye gukora ngo cyo gukuraho ibyaha, cyo baragitangiye ati abantu bakabarirana ibyaha byose bigakurwaho. Reka mbabwire, hari uyu mugore yarabivuze Scovia wanyu, ariko bakorera mu ngata mwamuti ko ngi byavuze simbyemera, ntago mbyemera nk'umuntu wabivuze abikuye ku mutima. Yaba ari umuntu ubyivugiye uyu munsi ntago bakiri kuri abutaka. Niyo mpamvu nagumye kumukemanga, ndamukemanga, urumva ariho bivuze ntashobora kuba gihagaze kuri abutaka, ntago bishoboka. Harusha icyabandi se bakarasa ko batavuze bira ntago muzi aho bari. Gusa ibyavuze ni byiza bigomba gukorwa, ariko inkotanyi zashakaga kumenya abatari inyuma yazo kugira ngo nabo zibakubita amafuri bari mu gihugu. Nibyo sasa rero reka mbabwire, uyu mwanya uyu munsi iki cyumweru ibi narabivuze, reka nongere mbivuge. Nimba uzi ko wishyuje muri gacaca
genda urebe wowe warihishije umubeshyira muri uti umbabarire n'icyo nta kindi abanyarwanda bongere babane ariko police uzi ko urumva police uzi ko wagiye ubeshyira abantu ufungisha muri gacaca ujya kurihisha utaragira ngo rwo kwishima uzi neza ko umuntu wateguye genocide ari Kajuga Robert yari umututsi araza aramanza amara abatutsi amara abahutu nabo ntiyabasiga urumva atwicira abantu urumva rura rwibutso rwo ku Gisozi rurimo abahutu n'abatutsi uzabihakana ibyo banya turabifite ntago bishobora gusohoka Yezu wanjye karibu nakubonye nawe karibu urumva ntago bishobora gushoboka urumva ntago bizashoboka usenga Imana Ismael nawe nakubonye karibu urumva ntago bizashoboka uyu munsi umuzarende cyangwa se abana babo wazarendo bambere kubitara izina ryabo bangira ko bavuga ikirimi cy'iki wazarendo urumva ejo bare abatindi bajya gushora ikirego ngo abo bantu ngo bavuga ikinyarwanda none se bavuga ikinyarwanda mwebwe mujyaye muvuga uruhe rurimi erega urumva ni bwenge naguhenze kiwe naguhuye nibyo nta ibindi dutegereza bwenge naguhenze kiwe naguhuye urumva kiwe naguhuye n'abanyenduga nyine niki urumva n'abaganza sasa rero abare n'abakongomani bavuze bati twebwe ingabo zanze kurwana twe tugomba kwirwanaho nk'abaturage birwanaho u Rwanda rurashaka iki rabajwe n'iki kibabaje none ko bageze petite bariyeri umupaka barawufashe agasika saa 9 gatangiye kwiruka telefone ntaho gatituganya kando watubwiye amakuru barirukanye na hariya muri kujya igabiro urumva turabizi ko babuze kurubanyu ngo niyo bari muri ya myobo y'igabiro barindwe n'ikigo mu nzu iri munsi ya metero 100 ugikuzimu niho batari amazu niho bari abandi bari mu Bugesera batangiye kwiruka saa 9 murajya he